Inshuti zacu bakundwa b'umusaraba, inshuti zacu z'ijuru ry'abera TV, Imana ibahe umugisha, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, kandi Imana Data ikomeze ibahaze ibyiza, kandi bambike imbaraga ziva mu ijuru, ibarebe neza, Imana ya Isiraheli ibagirire neza, iyabahaye ubuzima, iyabaremye, yaremye isi, ikomeze kubitaho mu izina rya Yesu. Sabiye umugisha umuntu wese ubana natwe kuri channel yacu yitwa Ijuru ry'Abera, ishakiro ry'ubutumwa bwiza n'ubuhamya bufite ibihamya. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Tugeze ku munsi wa kabiri, tureba ijambo ry'Imana rigaragaza ubuhamya cyangwa amateka ya Samusoni. Twabyise episode ya kabiri, kugira ngo Imana ikomeze kutwagura mu ijambo ryayo, ndetse no mu buryo bw'umwuka. Imana ibaha umugisha wowe ubana natwe cyane gukurikira ino nyigisho ifite ibice cyangwa episode zigeze muri 5. Tugeze ku gice cya kabiri cyangwa episode ya kabiri, tuza kurebera hamwe tukumva icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo ry'Imana cyangwa muri ubu buhamya n'amateka by'umugabo bita Samusoni. Imana ibahe umugisha. Njyewe ubana namwe cyane kuri channel Ijuru ry'Abera TV, amazina nitwa Namuhanga Donati. Imana ibahe umugisha. Benshi banze kuri Jideo Evangeliste Jideo, ariko byose ntacyo bitwaye. Imana ikomeze kubagirira neza, kandi Imana ikomeze kubitaho mu izina rya Yesu. Ngusabiye imbaraga, ngusabiye umunezero, ngusabiye igikundiro kivuye ku Mana, ngusabiye n'igitinyiro kugira ngo abantu batazajya bakumenyera, kandi Imana ikumere imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma reka tubanze tuze turebe icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri iki gice cya kabiri cy'ubuhamya n'amateka bya Samusoni. Kanda subscribe winjire mu Ijuru ry'Abera TV. Reka dusome igitabo cy'Abacamanza igice cya 14 umurongo wa mbere tugeza ku murongo wa 9. Bibiliya iravuze ngo, nuko Samusoni aramanuka ajya i Timuna, abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa w'i Timuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none mumunsabire. Nuko se na nyina baramubaza bati, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu, cyangwa umukobwa wo mu bwoko bwacu bwose, byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati, nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Ariko se na nyina ntibari bazi yuko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Icyo nicyo cyatumye Abafilisitiya bari bahinduye Abisiraheli. Umurongo wa 5 haravuze ngo, hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina bajya i Timuna. Bageze mu gihugu cyawo, ahura n'umugunzu w'intare uramutontomera, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki, ariko ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Nuko Samusoni aramanuka ajyanira n'uwo mukobwa, aramushima cyane. Bukeye asubira kumuzana, akeberezaho kurora ya ntumbi y'intare yatanyaguzaga, asangamo irumbo ry'inzuki n'ubuki bwazo, arabuhakura, agenda aburya, agera kuri se na nyina, arabaha nabo bararya, ariko niyo yababwira ko yabukuye mu ntumbi y'intare. Amen.
Haleluya. Uri kuganira ku ijambo ry'Imana rifite ubuhamya ndetse rifite amateka akomeye ku mugabo bita Samusoni. Samusoni uyu nguyu uko byagaragaye mu gice cya mbere duheruka kuganira, Samusoni yavutse ari umunaziri, Imana yaramuvuzeho amagambo akomeye ko ari umwana uzarindwa cyane, akarindwa ibiyobyabwenge, akarindwa ikintu cyose gishobora kumuhumanya. Samusoni uyu nguyu yaje gukura, amaze gukura mu gice cya mbere twagaragaje yuko Samusoni papa we bamwitaga Manowa, ariko umugore we ntabwo Bibiliya ibasha kuvuga izina rye kuko abagore muri icyo gihe ntibabarwaga, ariko Imana yakundaga abagore cyane kuko abagore kandi bubahwa aho bari hose kuko nibo babitubyara. Imana ibaha umugisha, mukomeze kubahwa babyeyi beza, turabakunda. Hanyuma Samusoni aza kuvukira muri uwo muryango, ariko Samusoni aza kuba umusore w'ingimbi, arakura ageza igihe cyo kumva ko nawe yakubaka urugo. Aza kubenguka umukobwa w'Itimuna mu miryango y'Abafilisitiya, kandi Abafilisitiya bari ubwoko butakebwe bwari bumereye nabi Abisiraheli. Hanyuma araza abwira se na nyina, arabwira ati nabengutse umukobwa w'Itimuna mu bakobwa b'Abafilisitiya, none ndagira ngo muzajye kumunsabira ab'umugore wanjye. Baramubwira ati ese noneho musore wacu, mwana wacu, ko wagiye mu Bafilisitiya mu bwoko bw'iwacu nta mugeni uhari, nta mukobwa mu bwoko bw'iwacu duhuje uhari, aho kugira ngo ujye muri bariya Bafilisitiya batakebwe. Samusoni anangira umutima kuko Samusoni yakuranye imbaraga zikomeye cyane kandi baramwubahaga bakanamutinya. Arabavuga ati mwebwe nimunshakire, mugende munsabire uwo nababwiye kuko ari wo nkunda. Samusoni nyina na papa we baramwemerera, baragenda. Mu kugenda bagenda barasaba, ariko bageze hafi aho ngaho mu kibaya, bari mu nzira bagenda, bahura n'umugunzu w'intare ngo urabatontomera, ariko Samusoni ngo mwuka w'Imana ngo amuzaho nk'uko Bibiliya yatubwiye ngo Samusoni aragenda yafata intare, arangije arayica, arayitanyaguza nk'uwatanyaguza umwana w'ihene. Imana ishimwe. Imana ikumera imbaraga zitanyaguza abanzi bawe bose batatane mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Imana ikumera imbaraga zo kurwanya abanzi bawe ku buryo Imana izagenda ikuneshereza amahanga ari imbere. Samusoni iyo yagendaga mu nzira, umwuka w'Imana yajyaga amuzaho. Yahura n'ikibazo, umwuka w'Imana akamuzaho. Yahura n'Abafilisitiya, umwuka w'Imana akamuzaho. Ndagusabiye kugira ngo abanzi bawe aho bateraniye, aho bakugose, aho uzaba uri wose wicaye uri mu kazi, Imana ijye iguhereza umwuka w'Imana ubashe kubatsinda. Yaba ari amagambo bakubwira ubatsinde, yaba ari mu bikorwa ubatsinde, aho bagutegeye hose iyo mitego yisimbuke, mbese abanzi bawe bose ujye ubatsinda mu izina rya Yesu Kristo. Samusoni atanyaguza intare, hanyuma baragenda bahura na wa mukobwa w'Abafilisitiya, baramusaba mu rugo, barangije baragenda, ariko bahana isezerano ko bazongera kugaruka. Mu kugaruka Samusoni ngo yagiye akebereza hahandi yiciye ya ntare, ya ntumbi yayo ngo hagiye harikamo irumbo ry'inzuki, inzuki ngo zigira ubuki. Samusoni arangije arabuhakura, aragenda burya, ahereza na nyina, bagenda barya, ariko ntiyababwira aho yakuye ubuki, kandi ubuki bwavuye mu irumbo ry'inzuki, kandi inzuki zari zaritse mu kanwa k'intare. Imana iguha umugisha wowe uri kunyumva, kuko aya mateka ya Samusoni ni amateka arimo umwuka w'Imana cyane, mo imbaraga, arimo inyigisho zikomeye kugira ngo natwe tujye twizera Imana, kandi Imana nimba yarashyize imbaraga muri twebwe tujye tubasha kuzikoresha nk'uko ziri, Imana tubashe kutuneshereza ababisha bacu cyangwa ibyo duhura nabyo mu ntambara cyangwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana niyo igomba kutuneshereza
izatuneshereza. Izatuneshereza gute rero? Izatuneshereza ubwo Mwuka w'Imana azabana natwe ibihe bidashira. Kandi uwo Mwuka w'Imana ntabwo ari kera, ahubwo Umwuka w'Imana ahorana natwe ku bantu bamwizeye. Iyo wizeye Yesu Kristo n'Umukiza, Yesu aguha imbaraga za Mwuka Wera zibana nawe mu bihe byose bishoboka, kugira ngo Imana ibashe kugutambutsa ya nyanja y'urupfu, kandi ubashe kuba mu isi. Kuko mu isi iyo uri umukristo udafite Mwuka Wera ntabwo ushobora gukiranuka ngo ubigereho ku ijana ku ijana. Ikidushoboza ni imbaraga za Mwuka Wera zibasha gutsikamira kamere y'ibyaha, kugira ngo natwe tubashe kuba mu mahoro masa, kandi tubashe gukiranukira Imana ndetse n'abantu. Imana ikomeze kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya iravuze ngo Samusoni yafashe iyi ntare arayica, hanyuma mu ntare haza kuvamo ubuki. Samusoni Bibiliya yatubwiye ngo ubwo yagiye gusaba mu banyamahanga cyangwa mu Bafilisitiya batakebwe, Bibiliya yaje kuvuga ngo ariko ngo ababyeyi be ubwo babishidikanyagaho ngo ntibigeze bamenya ko byavuye ku Mana. Hari impamvu Imana yashimye yuko Samusoni ajya gushaka umugore wo mu batakebwe cyangwa umugore w'Abafilisitiya mu banzi babo. Imana ngo yashakaga ngo impamvu ngo ku babisha babo cyangwa ku Bafilisitiya, kugira ngo Imana izabone uko ikoresha Samusoni mu mbaraga Imana yamuhaye. Mbibutse ko Samusoni yari umunaziri, yari afite umusatsi munini cyane, kuva yavuka nta cyuma cyogoshaga cyageze ku mutwe, kuko ariho izingiro ry'umusatsi. Ubundi umusatsi usobanura imbaraga mu buryo bw'umwuka. Rero ntabwo bigeze bamwogosha kuva yavuka, kuko harimo ibanga rikomeye Imana yarashyize mu mutwe cyangwa ku musatsi we, harimo imbaraga zizatsinda Abafilisitiya. Samusoni rero kujya gushaka mu Bafilisitiya, Imana niyo yabishatse kugira ngo Abafilisitiya bazabone impamvu bashobora kurega kuri Samusoni ndetse n'Abayuda cyangwa Abisiraheli, kugira ngo bazabashe kongera kuzana ibibazo bikomeye, kugira ngo Samusoni kubera ko azaba afite imbaraga azarwanire ubwoko bwabo. Imana iguha umugisha wowe turi kumwe muri iri jambo. Ndashaka kukubwira ijambo rikomeye cyane. Haleluya. Ndashaka kubwira ijambo rikomeye cyane, ijambo wakuramo hano muri iyi nyigisho, muri ubuhamya n'amateka bya Samusoni. Twakuramo ijambo rivuga ngo nta kintu Imana ibasha gukora idafite impamvu ku buzima bwacu. Nta kintu Imana ibasha gukora ku buzima bwawe idafite impamvu. Waba uri guhura mu ntambara, waba uri guhura n'umugisha, waba uri guhura mu bikomeye no mu byoroheje, ikintu cyose kikubaho Imana iba igifite impamvu. Kandi impamvu unyura muri ibyo bikomeye ukajya aho utakagombye kujya, Imana irashaka kugira ngo iziheshe icyubahiro kuri ibyo bintu byose bikumereye nabi. Ni nayo mpamvu rero ukwiriye kuba mu mugambi w'Imana kuruta kuba mu mugambi w'abantu. Ukwiriye kuba mu mugambi w'Imana kuruta kuba mu mugambi w'abantu, kuko kuba mu mugambi w'abantu ntabwo byagufasha gutsinda ababisha bawe, ntibyagufasha gutsinda ibikugerageza. Ahubwo iyo ubaye mu mugambi w'Imana ubasha gutsinda ibikugerageza byose, kandi Imana ihora ibana nawe iteka ryose. Reka nkubwire, umuntu uri mu mugambi w'Imana ararwanywa cyane, cyangwa agira abanzi benshi, ariko hagati y'ibimurwanya, kuko ibimurwanya biba ari ibiremwa, Imana ibasha kumurwanira, kuko Imana ari we muremyi wa byose. Niyo mpamvu ukwiriye kureba ko Imana Data iyaguhamagaye ari Imana yo kwizerwa, kandi Imana izakugirira neza. Rwana intambara udatsinzwe, kuko ibyo urimo byose Imana irashaka impamvu ku banzi bawe, kugira ngo iziheshe icyubahiro, kugira ngo Imana igukure ku ntebe ikwicaza ahandi. Nuko izakunyuza mu banzi bawe, abanzi bawe bazaba ari benshi, kugira ngo bakurwanye,
ariko kugira ngo Imana nayo itegure intebe izakwicazaho iruta iyo ngiyo. Benshi bakunze kuvuga ngo poromosiyo. Intebe ushaka kwicaramo ntago ari intebe yicaye aho ngaho gusa ngo ibereyemo ubusa. Intebe ushaka kwicaramo iri mu undi muntu. Imana ishaka rero yuko urwana intambara zikomeye cyane mu mbaraga zo kwizera no gukiranuka, kugira ngo iyo ntebe wa muntu Imana izayimwicazemo, hanyuma izayimukuremo wowe uyicaremo. Ndakubwirira ijambo rikomeye. Komeza wihangane, usenge Imana kandi urwane intambara udatsinzwe. Ibyo urimo byose bifite impamvu. Imana iguha umugisha. Imana